twongeye kubaha kaze mwebwe mwese mudukurikiye ku Bihe TV show. Turabasuhuje aho muherereye ku mpande z'isi zitandukanye ndetse tubifuriza Pasika nziza mwebwe mwese mwemera urupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu. Uyu munsi rero ngarutse ku Bihe TV show nk'uko bisanzwe ni Diane Nkunzi, ariko kandi sindi njyenyine. Nabazaniye umusore mureba hano kuri kamera zacu, uzwi ku mazina menshi, hari abamuzi kuri King Eli, abandi Bukuru, ariko twamuzanye ku Bihe TV show uyu munsi kugira ngo turusheho gusobanukirwa byinshi, cyane cyane ko hari byinshi byamuvuzweho mu minsi ishize. Ntabatindi reka mwakire atwibwire kugira ngo dutangire ikiganiro. Urakaze neza King Eli. Asandi cyane. Nitwa Bukuru, abenshi banzi nka King Eli. Ndi umukristo, nkaba umusiribateri. Urakoze cyane. Witwa Bukuru, uri impanga cyangwa uri ihasha? Ndihasha, mfite ihasha ry'umukobwa. Utangiye kuririmba muri gospel ryari? Navuga ko ryari natangiye kuririmba kuva nkiri umwana muto. Nakuriye mu rusengero, nakuze ndirimba kugeza ubu nyine. Natangiye kuririmba mfite imyaka nko mu myaka 10. Natangiriye muri korali, ari korali z'abana bitaga ngo ni za Musingi, dukorali duto. Natangiriye muri za Musingi, ahantu hose nagiye nyobora za Musingi, kugeza aho naje kuzana Nairobi nyobora korali nkuru, kugera naho nanjye nageze ku rwego rwaho nakumva ko na performing ndi njyenyine, nkaririmba njyenyine kandi bikaba. Kurimba kwanjye byo ni impano, ntabwo ari ibintu nagiye kwigira cyangwa ngo gushakisha. Ni impano navukanye. Hari ubundi bunye nagiye numva ngo uri n'umwana wa pasiteri. Papa wanjye ni pasiteri, kandi umupasiteri bamwe ba originale ba kera biriye iwacu mu Bibogobogo. Ni umupasiteri kuva kera cyane. None icyo nagira nkubaze, ese watangiye kuririmba muri gospel hanyuma numva ko waje kuva muri gospel ujya muri secular? Natekereza ko buri kintu kigira isomo ryacu, kandi natekereza ko byari bifite igihe cyabyo. Rero ni umwuka wabyo wabinjanyemo. Nyuma rero maze kwitahura, biba ngombwa ko mbireka. Biba ngombwa kureka ibihe nyine? Njye nari nkubajije ni gute waje kuva muri gospel ujya muri secular music? Ese byaba byaratewe n'iki? Navuye muri gospel njya muri secular music, aba benshi bakunze kwitaho n'indirimbo z'isi, bitewe n'uko icyo gihe nari navuye muri gospel ntagifite gospel muri njye, mfite umwuka wa secular muri njye. Nicyo rero cyatumye mva muri gospel, ni umwuka wa secular wankuye muri gospel. King Eli, wagiye muri secular music cyangwa se mu ndirimbo z'isi nyine nk'uko abantu babivuga, ese ni iki kintu cyiza wari wabonyemo ku buryo uva mu ndirimbo za gospel, cyane ko wari n'umwana w'umupasiteri? Icyo cyaragukuriye gituma uvuga ngo reka uje mu ndirimbo z'isi? Urebye ubu nyine ntabwo navuga ko hari icyiza mbibonamo, ariko mbere natekerezaga ko harimo ibyiza. Impamvu natekerezaga ko harimo ibyiza nuko nari ntarabigeramo, nari ntarabiraburaho. Rero ni ibintu nyine by'isi
isi bitandukanye n'iby'ijuru, navuga ko nari nagiye kurabura ku by'isi numva uko bimera, ariko mu by'ukuri nkurikiranyije na gospel ntaho bihuriye. Gospel ni nziza cyane kurusha sekira, kuko gospel ni ubutumwa bwiza. Ibyo byonyine biratandukanye, gutanga ubutumwa bwiza no gutanga ubutumwa butavuga Kristo ni ibintu bitandukanye cyane. Narebye indirimbo zawe, nabonye indirimbo z'isi waririmbye, izo ntabashije kubona ni iza gospel, ariko indirimbo waririmbye nabonye ari indirimbo zari ziri kuri hit cyane, zarakunzwe cyane, kandi zari nziza. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo waririmbaga uzishoyemo imbaraga nyinshi cyane. Uri umusore wari uhagurutse ufite imbaraga nyinshi cyane muri muzika, ariko ni iki kintu rero cyaba cyaratumye usubira kuvamo ukagaruka muri gospel nubwo utarabitubwira? Ikintu cya mbere cyatumye mbivaho, nabipfuyeho, nk'uko nabyita, narabizinutswe, nabipfuyeho kubera ko naje gusanga ubuzima budafite Kristo nyine bwita ubuzima ariko nta buhari, ni ubuzima budafite ubuzima. Nicyo cyatumye rero en fait nitekerejeho, ndabikompare, ndeba isi y'abanyamwuka, isi y'abanyamubiri, ndeba ukuntu ijuru n'isi bitandukanye. Buriya si ngombwa ngo ibyo ngo dukore ibidushimisha gusa, iby'imibiri yacu iraharikiye n'iby'amarangamutima yacu aganishaho, ahubwo tugomba no gukora cyane cyane kurusha ibindi, cyane cyane iby'Imana ikeneye kuri twe. Ndi kubona uyu munsi wifashe cyane, sinzi impamvu. Ntabwo uri gushaka kumpa amakuru neza nk'uko mbyifuza, mbese ntabwo uri kunsubiza neza nk'uko mbyifuza. Mu by'ukuri kugira ngo umuntu ave muri gospel ajye mu ndirimbo z'isi ni ibintu bidasanzwe, ariko kandi wewe warabishoboye ndetse ubishoramo n'imbaraga nyinshi cyane, kandi ni ukuvuga ngo ahantu wari ugeze ku muziki wari mu rwego ruri hejuru cyane, nubwo utarabinsobanurira, ariko nibaza impamvu waba warabivuyemo. Ikibi sa n'utubwira neza mu magambo arambuye ikintu kibi waba warabonyemo, cyangwa se impamvu nyamukuru yaba yaratumye uva mu muziki kandi wari umaze kubaka izina. Ikibazo cyawe ndi kucumva. Ikintu cya mbere, ntabwo navuye mu muziki, kubera ko umuziki ni ubuzima bwanje, kurimba ni ubuzima ntuyemo bwa buri munsi, ahubwo nahinduye paje y'ubuzima nari ndimo. So rero ikintu cyatumye mva muri sekira ni uko nanze sekira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko ndi umukristo, kurumva. Icya gatatu, nifuje gukora ibyo Kristo ashaka, nasanze ibyo Kristo ashaka bitandukanye n'ibyo nakoraga. Hanyuma waje kugaruka muri gospel, niba ntibeshe kuri uyu munsi waba ubarizwa muri gospel? Barizwa muri gospel, ndi gutanga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ariko Kingeri, hari amakuru nagiye numva ko oye by'ubukwe reka tube tubiretse, nabyo uraza kubitubwiraho wenda, ariko hari amakuru nagiye numva ko waba waravuye mu muziki w'indirimbo z'isi ukongera ukagaruka muri gospel, bitewe n'uko ngo waba waraje kurwara, ndetse urarwara cyane, abenshi bagiye babibona, bituma utekereza kongera kugaruka muri gospel.
ndetse ngo bikaba biri mbese bisa naho ngo byari ibihano by'Imana, benshi niko bakunze kubitekereza. Njyewe nayo mpamvu nagize amatsiko kugira ngo uze ubitwibwirire ku Bihe TV, abantu barusheho kubisobanukirwa. nje ntabwo navuga naragwaye Imana ingira neza ndakira, ariko sinabyita ko ari ibihano by'Imana, kubera ko ntabwo Imana ijya yitura abana bayo ibihano, ntibishoboka. Ahubwo ni uko wenda Imana iba ikeneye gutanga isomo, urugero kuri nje cyangwa se ku bandi, ariko mu kugwara kwanjye ntabwo ariyo mpamvu yatumye ngaruka muri gospel cyane. Reka mbivuge gutya, nagwaye nsa nk'umuntu wamaze kugaruka muri gospel, kubera ko narwaye ndi umuntu wagarutse nyuma za kurwara, ariko kubera ko abantu babonaga biriya bintu kuri social media, ziriya ndirimbo n'ibindi, ibo bahita babishushanya muri buriya buryo. Ariko gusa ikintu cyo nabwira abantu, hari ikintu umuntu ashobora gukora mugenzi we yaragikoze, iwe ntikimuhire nka mugenzi we, bitavuye ku mpamvu ziwe kugira ngo ntikimuhire, ahubwo biturutse ku mpamvu z'Imana, bitewe n'impamvu Imana imushakaho. Ntabwo urugero, so urashobora gukora icyaha runaka, mugenzi wawe nawe agakenera kugikora, wowe wagikoze ntibikubwireho ikibazo, mugenzi wawe wagikoze iwe bikamugiraho ikibazo, bikamugiraho ingaruka zikomeye. Impamvu rero ntabwo ari uko Imana ibikwanze cyangwa se ikunze mugenzi wawe kukurusha, ahubwo ni uko Imana ibidufiteho imigambi bitandukanye. Niyo mpamvu rero kuba nararwaye byavuyemo isomo ryo kugira ngo Imana imisomo nicare ntekereze cyane ku buzima bwa hano bw'igihe gito. Naje gusanga ibintu byose ari ibintu biri aho. Those girls, nari mvuze ati aba bakobwa, abagore, amapati twajyagamo, utubari, byose naje gusanga ari ubusa. Ni ubusa cyane. Ese ubundi kuki wakundaga gukoresha abakobwa b'Abanyakenya? Akenshi niko nagiye mbibona. Kuki ari wowe wakundaga gukoresha cyane? Impamvu nakoreshaga Abanyakenya nuko nakoraga ibintu bisa nkaho bitemewe muri sosiyete y'Abanyamurenge. Ugasanga rero gukoresha umukobwa w'Umunyamurenge n'imyitwarire y'Abanyamurenge n'imico yacu itatwemera gukora ibi n'ibi, ugasanga ni no kumwicira ejo hazaza. Bikaba ngombwa rero gukoresha abandi, ukavuga ati abangaba bo ikiba kibe ntabwo ari bene wacu, baba babizi. So rero uba ukeneye no kurinda umutekano wa bene wacu. Urabizi bene wacu bagira utuntu n'utundi bagenda banenga, ariko niyo mpamvu nakundaga gukoresha bara banyagihugu bose. None tukiri aho, ese niki kintu cyiza, tuvuge ku muntu umuhanzi ugikunze indirimbo z'isi, niki kintu cyiza wabonyemo, niki kintu kibi wabonyemo? Ikintu cya mbere cyo nibyo bintu byishyura urubyiruko rw'ubunyene, kuko urubyiruko rw'ubunyene rukeneye ibijyanye n'iby'imibiri yabo bifuza. Iyo ugiye muri ugasanga ni ahantu babyita ngo yabajya uryoshya, ukajya mu mapati, ukajya mu tubari, ukajya kubyina mu biki, ibintu byose byo biri aho ngaho, muri bo bumva wishimye, binejeje amarangamutima yawe.
ariko iyo umuntu agiye akicara akitekereza asanga ari ibintu bifite igihe gito kandi ashobora kuzakora akicuza ubuzima bwe bwose. Urubyiruko rutekereza ko buriya urubyiruko rutekereza ko hazaza hahoraho kandi ahazaza ntabwo hahoraho. turi aba none ntabwo turi ab'ejo. ubu nyine namaze kwemera yuko umuntu yaryama bugaca yapfuye. niyo mpamvu rero tugomba kubaho hano dukora ibintu byiza, twicara dusa n'abejejwe kuko ntawujya umenya isaha n'umunsi. Inama rero nagira urubyiruko ni uko buri muntu yagenda akitekerezaho aticaye. Icyica abantu ni mu kigare, gukorera ibintu mu kavuyo mu bandi, ariko iyo umuntu yitekerejeho wenyine akitahura asanga impamvu wenyine witekereje ukavuga ati ni iki cyatumye mbaho, ni iki gitumye nkiriho, naremewe gukora iki, usanga byose ari impamvu z'Imana gusa. Reka duhite twinjira, utubwire use n'utubwira, ndazi ko ari sitori ndende, uburyo warwaye n'uburyo waje gukira. Wenda abatabizi babashe kubimenya, use n'utubwira mu ncamake. Nzi ko ari ubuhamya burebure cyane, ariko uko use nawe butubwira mu ncamake uko byagenze, uko warwaye n'uko waje gukira. Narwaye mu buryo butunguranye kandi ndwara indwara itazwi, kandi nabwo ni nk'aho nakize itamenyekanye, kubera ko nabyutse naryamye ndi muzima bisanzwe. Ndi umuntu ukunda kuvuga, gusakuza, gutera sitori, kuganira cyane. Rero naryamye ndi muzima bisanzwe nk'uko waryama uri muzima bisanzwe, bwaca wagerageza kubyuka bikanga, amaguru yawe akananirwa guhagarara. Urumva rero kubera ko ari ikintu cyakimbayeho bwa mbere, narikanze. Mbese warabyutse nkuko bisanzwe utari urwaye, ugira ngo uhagarare biranga, amaguru yanga gufata hasi? Narabyutse nanje mu mutwe wanjye, nabyutse nibwira ko ngiye hanze. Narabyutse ndikura, ndamanuka manuka ku gitanda ngiye hanze kwihagarika, nitse amaguru hasi, nikubita hasi, nahaguruka nkikubita hasi. Biza kungora kubyakira ko amaguru yanjye atari guhagarara, kuko nari kubyakira iyo nari kuba wenda ndi kumva ikintu ndi kuribwa cyangwa iki, ariko njye nta kintu numvaga, sinaribwaga, numvaga nta kibazo na kimwe mfite umubiri. Ariko nyuma naje kubyakira kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Naje kubyakira, batangira kunterura, amaguru yanjye yabaye gutyo, guhera mu mavi kumanura amaguru yombi. Nari umuntu udahagarara, nari umuntu baterura bakajyana kuri toilette, bakanjyana muri dushe, bakampindurira imyenda, umwe najya kuryama bakampindukiza. Nyine nari ndi mu buzima ntari nishimiye, kubera ko ni ikintu cyari kimbayeho kitarigeze kumbaho na rimwe. None se wararibwaga se, cyangwa ni ukuba gusa warabyutse gusa wumva ni ibintu bigufashe mu maguru? Iyo baga nararibwaga, indwara iba yarabonetse. Umuntu uribwa biza byoroha gufatisha ku baganga, kuvuga ngo ari kuribwa ahangaha tumenye ngo ni iki. Njye rero abantu babonaga ahantu ndwaye, ariko sinumva ikintu icyo ari cyo cyose, sinaribwaga. Nararyaga bisanzwe, nkavuga bisanzwe, nkaganira bisanzwe, nkajya kuri telefone bisanzwe. Ariko umuntu yankora ku maguru simbyumve, wakubitaga amaguru simbyumve, ku buryo hamwe nabonaga nk'aho amaguru atari ayanjye. Rero nyuma tuja kwivuza, narwaye ndi i Kigali, tuja kwivuza,
nahise ntangira kugendera mu kagare ubwo ngubwo. Eh, haciye iminsi 3 ibitaro biradusezerera, ariko bari bagerageje gupima indwara zose zishoboka. Bapimye imitsi y'umubiri yose mu maguru ihura no mu bwonko, bapima mu bwonko, bapima ko nta kibazo na kimwe nawe afite mu mubiri, basanga umubiri wanje ni muzima. Bazambwira ati yewe bahari habonetse abandi bantu bafite umubiri nk'uwawe babagize Imana. Uku kuganje ndiyizi nta ndwara n'imwe mfite. Inyuma gabaza gusanga nta ndwara n'imwe mfite. Biba ngombwa ko bansezera kubera ko bari bakoze ibingana nuko ubushobozi bwabo bwari bungana. Nyuma rero kunsezerera, nibwo twazanye igitekerezo cyo kuvuga ati abantu basenge nta gisigaye, kuko bamwe bari baramaze guheba bakavuga ati bagomba kunshamo amaguru kugira ngo pararize itazamuka, kubera ko mu bwenge bwabo bibwiraga ko ari pararize. Abandi bakavuga ati ugiye kuba umuntu wo mu kagare. Nagendeye mu kagare igihe gito, mu kagare igihe gito, ariko igihe nakagendeyemo abantu bagendera mu kagare nyine barababaje. So rero nanjye igihe cyarageze numva ko ndiheba. Igihe cyarageze numva ko nyine ngiye kubaho ndi ikimuga. Ariko nyuma nza kongera kugira umutima wo kwizera, nibuka ko Imana iriho, nibuka ibintu Imana yagiye inkorera kuva kera nkiri muto. Ndavuga ati n'iki ngiki ntabwo aricyo cyayinanira. So rero nakize bari gusenga. Hari abantu batemera ko amasengesho abaho cyangwa akora. Je rero nakize abantu bansengeye ndi pararize mba mu nzu, baransengera ntangira guhagarara. Imana irakora, Imana iravuga. Ni ukuvuga ngo njyewe bya bintu bya kera abantu bakazavuga ngo Imana zinganje, ngo Imana zahehe, njyewe niboneye Imana njenyine n'amaso yanjye muri ubwo buryo. Nk'icyo gihe ni ubuhamya butangaje cyane. Nk'icyo gihe wari urwaye ugera aho baguterura bagukorera buri kimwe cyose. Mu by'ukuri ndatekereza warafashe igihe kinini cyo kwitekerezaho cyane, ko wari usa naho utaragaruka muri gospel neza, wari utarabitangaza nubwo wari wagize igitekerezo cyo kubivamo. Niki watekerezaga ku bijyanye n'ubuzima bwawe cyangwa ku bijyanye n'ubuzima burimo Imana? Ikintu natekerezaga cyo buriya hari igihe wafashe umwanya wo kwitekerezaho, birumvikana. nakaza ndeba kera tukiba ruguru, hari igihe umuntu yajaga yumvaga agiye gupfa yahuye n'ikintu runaka, akumva atangiye kugarukira Imana cyangwa akirega. So rero njyewe numvaga ndafite gupfa, ariko kindiga umutima ukambwira ngo ese abapfuye bose ndabarusha iki ku buryo napfa noreka gupfa. Nkumva hari abantu bapfuye bandenze, nkumva noneho njewe gupfa ni kuko kubusa. Numvaga nyine bimbabaje, nkibaza ukuntu ngiye gupfa. Igihe kimwe nigeze kwicara ndi mu kagare ndatekereza ku nyine ndapfuye, kama mbona neza napfuye, ngatekereza ukuntu ngiye gupfa. Numvaga biriya bintu nakoraga bya sekira atari ikintu cozahoraho abantu bazanyibukiraho. Kira ntabwo ari ikintu abantu bazanyibukiraho. Gusiga ikintu kitari ugukorera Imana ntabwo ari nk'ikintu cyafatwa nk'urwibutso. Yego cyafatwa nk'urwibutso
mu banyamubiri ariko kandi ibintu by'umubiri bishira vuba. So rero nageze igihe kimwe ntangira kuvuga ati se nandika urwandiko nsezere abantu mvuge ko ngiye. Numvaga gupfa wenda napfa ariko kandi nkavuga ati nimpfa nzaja mu ijuru kuko nari namaze kugarukira Imana. Ariko kandi undi mutima ukambwira ati ntabwo nzapfa, nkagira imitima ibiri muri njye. Nyamaze kuvuga ariko ntabwo nzapfa, nzarama kubw'impamvu z'ubutumwa bwiza. So rero biba bibabaje kuba muri buriya buzima, biba bibabaje noneho uzi ko hari n'ibindi bitari bimeze, utari perfect, uba ubona ko hari ikintu kibura. Ariko iyo uri umukristo cyane cyane nyine urumva umusiribateri gupfa, umusiribateri kumva ngo ugiye gupfa ntacyo usize. Narimo ntekereza nkavuga ati njyewe udasize n'akana ku ruhande uku ni gute? Ariko Imana ingirira neza iranzura, Imana impa andi maguru atandukanye n'ayo nari mfite mbere, subira mu buzima, nahize imihigo myinshi irimo gukorera Imana cyane. Njya ntekereza ko ari nacyo kintu cyatumye wenda nkira vuba, sinzi ariko icyatumye nkira vuba impamvu z'Imana. Icyo gihe wari urwaye baragusengera urakira. Ese ko hariho abantu benshi bataza bapfa kwemera, nyine nk'uko wari ubivuze, bataza bapfa kwemera ko umuntu bamusengera agakira ku bitaro bananiwe kumuvura ngo akire. Ariko wowe byarabaye, urabyibonera, urabivuga, uranabihamya. Ni iki wabwira abantu batemera, abantu basenga, cyangwa se undi muntu wowe urwaye, hari uwo kurikira iki kiganiro wenda nawe ari mu bihe nk'ibyo wari urimo, ni iki wamubwira kugira ngo yumve ko amasengesho akora? Ikintu nabwira bari abantu cyo buriya hari igihe ikintu kibi kiganza iciza, kimwe na kwa kundi bari mu kuvuga ngo ni abantu bagisenga bagihaba, ngo abahanuzi ntabahaba, ahubwo nuko usanga abahanuzi b'ibinyoma barabaye benshi, ariko bidasobanuye ko ab'ukuri badahari. Ab'ukuri barahari. Abantu ubu nyine ku isi abantu benshi babaye babi, ariko ntibikura ko abantu beza bahari. Abantu beza barahari, abantu basenga barahari. Noneho igitangaje akarusho ko Imana yo ntigihinduka nk'abantu. Uko yahoze kera niko n'ubu nyine iri, kandi ni ukuvuga ngo ibintu yakoraga kera n'ubu nyine yabikora, kandi binyujije mu bana b'abantu. Ntabwo Imana yakwemera ko abakristo bose bamera kimwe. Hari bamwe Imana itakwemera ko bagenda bamere nk'abandi, ikeneye ko bayikorera bya nyabyo by'ukuri. So rero Imana irahari, Imana irakora. Ibi ngiye mvuga ni ibintu byambayeho, uwabikenera namuha amafoto, namuha videwo, ndi no muri za MRI byose ndabigira. Umuntu areke kwirimita mu bitekerezo byiwe, ngo areke gupinga ibijyanye n'iby'Imana. Imana irahari, Imana irakora, kandi ntugapingire umuntu Imana yakoresha ku mubiri bigaragarira mu ishusho y'umubiri, ngo urebe ngo uriya mutipe nagahonja, ngo akantu kangana kuriya konsengera kuri Imana ikagakoreramo. Imana ikorera mu muntu uwo ari we wese. Imana irahari, Imana irakora. Ariko kandi buri kintu kiza gituma umuntu abenshi bemera ko Imana ihari, ko Imana ikora, no gusoma ijambo ry'Imana byonyine birahari. Iyo usomye ijambo ry'Imana riguhamiriza ko Imana ihari, ko Imana ikora. So rero abantu ntibakihererane ngo birimite mu mitekerereze, kandi nta muntu uriho wishoboreye wenyine. Umuntu ni abantu. Wenda tutaraje ku musozo, kuri uyu munsi twumvise ubuhamya, twumvise ibihe waciyemo,
byiza n'ibihe bibi waciyemo. Kuri uyu munsi urateganya gukora iki? Ni iyihe gahunda ufite? Ese hari n'uwatekereza ati ese dufite gusubira muri za ndirimbo z'isi? Nk'uko bamwe hari abaza bazivamo bakongera bagasubiramo, ariko kuri uyu munsi urateganya gukora iki? Okay. Jewe nyine mfite gukora gusa amaherekezo y'Imana, iz'Imana impaye, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga, igihe Yesu yabwiraga abigishwa akababwira ngo harageze kugira ngo nkore umurimo w'uwampamagaye hakiri kare butarira. Yarashatse kubabwira ko biriya yabikoraga kubabwira ko igihe ciwe cyo kugenda kiri hafi. Ni ukuvuga ngo mugenzi namaze kumenya yuko ntazi igihe nsigaje. Imana ikintu yadukoreye, Imana nyine igira ubwenge burenze butandukanye n'ubw'abana b'abantu. Imana iduha ubuzima, yaduhaye ubuzima, ariko yaduhishe igihe ubuzima bwacu buzarangirira. Igihe umuntu azapfira ntabwo abizi, ni ibanga ry'Imana. So rero mu gihe utabizi ugomba kwicara witeguye ku isaha n'isaha wopfa. Ubu rero njye mfite gukora music, mfite kuvuga ubutumwa bwa gospel, kubera ko naje gusanga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo ni ubutumwa buhembura abantu. Nagiye mbibona buhembura imitima y'abantu. Ubutumwa bw'indirimbo buragaburira, ubutumwa bw'indirimbo bwawutunga n'umuntu mu buryo bw'umwuka ku bantu babyumva. Njewe ikintu ngiye gukora ubu nyine ngiye gukora umuziki wo guhimbaza Imana, kuramya no guhimbaza gusa, nta kindi kintu ntekereza. Murakoze cyane. Dusoza ikiganiro cyacu, ni iki wabwira abantu bose? Hari abakubaye hafi, hari abagusengeye nyine, hari ababigufashijemo, hari abo Imana yakoresheje. Byose ni Imana yabikoze kugira ngo usubire ugarurirwe ubuzima. Ni Imana yabikoze ariko yabicishije mu bantu. Ni iki wabwira abantu bose bakubaye hafi, abagufashije, ndetse n'abakunzi bawe? Okay. Ikintu cya mbere, ni byiza gushima, kandi nta kintu cyiza nko gushima niyo nawe ushimwa. Ubu nyine rero kubera ko ndi gukora ibyo Imana ishima, nanjye ngomba kuba mu buzima bwo gushima. Ikintu cya mbere, ndashimira abantu. Mbere na mbere ndashimira Imana. Mbere na mbere ndashimira Imana kuko ariyo igena ibihe, kuko ariyo igenga ubuzima bwacu, ikaduha kubyifuza. Cya kabiri, ndashimira umuryango wanje, ndashimira famiye yanjye, banyitayeho birenze, bakoresheje amafaranga, babikoze nyine nk'inshingano, ni inshingano zabo, ariko nyine babishizeho umutima. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha cyane. Ikindi ndashimira ubwoko bw'Abanyamurenge, kuko twese turi umuryango umwe kandi turavukana twese. Nshimiye abantu, hari abantu bansengeye batanzi, hari abantu bansengeye ntazi, gusa bakansengera nyine kubwo kugira umutwaro w'ukuntu nari imeze. Mu by'ukuri Imana izabagire neza, Imana izabahe imigisha, ni abanyamugisha. Ikindi ndashimira abakozi b'Imana bansengeye, barimo ba Apotre Nteziryayo, ba Bishop Semanuka, abayumbe ba Umoja bose. Ni abantu benshi, ni abakozi b'Imana benshi bansengeye, abo nzi n'abo ntazi, abantu bansuye mu rugo. Imana izabagire neza, Imana izabiture neza bangiriye. Ariko kandi ikintu nahize ku muntu wese wansuye, ku muntu nabonye njye nari ndwaye, navuze ati igihe uwo muntu azankenera nzamwitaba, igihe cyose uwo muntu yonkenera namwitaba, kuko nabo
banyeretse neza. Imana ibagire neza, kandi cyane cyane n'abantu bajya bagira imitwaro yo gusengera abandi bantu batabazi. Abo bantu noneho bo biba bigoye cyane kuvuga ngo usengere umuntu ntumuzi, ntawe umuziranye, ntumwitayeho, ukamusengera urumva ko ufite umutwaro ukomeye. Abo bantu Imana izabagirire neza birenze. Yes. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi tunagushimira ko witabiriye ubutumire bwacu ukaza ukatugezaho ubuhamya bwiza, kandi twizera ko buri buze kugira icyo bufasha imitima y'abantu. Turazi ko abantu bose siko bari mu bihe byiza, hari bari mu bihe bimeze nk'ibyo wari urimo, hariho abandi bihebye, hariho abandi barwaye, ariko reka tugushimire kuko utanze ubu buhamya bwiza, ndetse n'abibazaga byinshi kuri wewe ndizera ko barushijeho gusobanukirwa. Reka tugushimire, kandi nizere ko nitugukenera uzongera ukagaruka ku Bihe TV Show. Tunabasezeraho mwebwe mwese mwari mudukurikiye ku Bihe TV Show, naho ubutaha.